isomo ryo kubana n'abantu bose amahoro kandi tugaca bugufi tukirinda kwikakaza nzajya mpora mbivuga nimushake nimuzarambirwe pe nzahora mbivuga kwicisha bugufi tukabana n'abantu bose amahoro. Yego nongeye kubasuza abakunzi ba Concorde TV show amarema nakomeze kubana namwe. Ngiye nitwa David ninge mugiye kubana muri iki kiganiro nkanakiyobora ari kimbeza kameza Concorde TV show turi kumwe na Concorde nyiri Concorde TV show CEO yes Chief Executive Officer of Concorde TV show umuyobozi wayo akaba na nyirayo nyiri company. Ngiye buri ko zajya nakira ikiganiro zajya mvuga ko ndi umunyamahirwe kabisa. Ndi umunyamahirwe kubana n'umuntu nkawe. Mumeze muti burya se kubana nanjye namahirwe kubera iki mu buzima no kuri pe nanjye ndi kumwe nawe rero numva ibintu ari wane ntago bra nyine ntago ushobora kuba umuntu wabyakira gutya nkumva ikintu ushatse kuvuga namahirwe pe menshi cyane kwicana CEO nyine no kuntu tuganira just twisekera kwishimye nandi mahirwe mba nifite mu buzima bigusa n'umutima se cyane nanjye turi gukora ikiganiro mba numva meze neza mba ndimo nanjye turi kumwe numva nishimye warakaye nasinzira najya mubaza nama ko kubaza ngahita sinzira umva sinteze kuzaza imbere y'kamera narakaye reka ase ubundi nta mpamvu yo kurakayira rero tekeza kugira ngo nkubaze ikibazo sinzire nusoza kukibaza none kubwa ati hano kasingumvise neza ntabwo ahita ngweza muri ikindi cya kabiri kigano twahita tugikora iminota 20 tukahita tugisoza kune ntabwo yageraho kabisa niyo mpamvu tugomba kujya tuza tukisekera tukishima ko nundi kwiga turakarira isi nta kiza cyayo kwirirwa turakara ariko guseka biduha amahoro kabisa. Kumeze ute? Ndakomeye urabona ntabyibushye se ndi kubyibuha ko abasubscribers bari kwiyongera na watch time ikiyongera na views yawana ndi kugenda mbyibuha kabisa ndumva ibintu ni sawa. Dukangurira rwose n'abatarakanda subscribe bakomeze badushyigikire iyi channel si yanjye ngenyine si ya David ni yacu twese si yanjye si ya Concorde ni yacu twese nanjye nyiriho cyane nimugwa rero akakana navuze ati ndaza kukakubaza imvura hamwe nawe imvura iragwa oya nimugwa tukimara gutandukana natashye ngeze mu rugo urumva umuntu wanjye rambaza ntagiye kuvuga ati uriya muntu ubu uri kumwe nawe yego wagizagerageza ukamumbariza igihe aheruka kurakara cyangwa se igihe yibuka igihe aherukira kurakara ndabati icyo kibazo ko nakimubajije ati ntabwo uzagisubiremo igihe mperukira kurakara ubidusobanure noneho neza tubwira ati ngiye kurakara byagenze gutya nibura mbese igihe wibuka uherukira kurakara kumvura rakaye pe ukavuga ati narakaye bya bintu byavuga ati nabaye umurakara nawe wambona ukabona ko narakaye ntacyo icyo gihe ntacyo pe again ikigisubizo wakisubije ubwami nukuri nubu ngonge gisubije no wagize ngo urancenga ngo ugire ngo ndisubiraho ngo ubwo navuze ibitandimo nibyo pe kumbona narakaye ni gakeya kandi ngira ngo nawe tuzuranye kuva 2021 nakirashize yewe sibyo natashye ramaze ati kunajya mubone yarakaye n'umunsi numwe nta nuwo bazabona kabisa ose ndi kurakara dakari binyunguriki byanyunguriki ari umwana w'umukobwa twigiraga gukorana ashimishaga bayidabera hari ndamusuhuje niyo umva mvuze no jambo mve kari we mvuze nakomeye yagwa inspiration ambwiye ati ngo imbaraga zo gutsinda umwanzi kwishima cyane njye jambo yavuze nyine imbaraga zo gutsinda umwanzi umuntu kurwanya nuko wishima n'urugero umuntu ashaka kukugirira nabi akavuga ati kariya ndagahamije kagiye kugenda kananuke kagiye kugenda kabura epfo na ruguru noneho nawe ibyo aho ubitekereza ukumva gahinda karakwisha ariko ibyo nukubifata nk'ibitariho urumva ukabihima ntubyimvye iminkanyari ahubwo gahora wisekera agera akazabona yuko yaruhiye ubusa mu buzima busanzwe byo jambo yarivuze ndarikurura ngendewe narakazanyije n'umuntu banumva ko namurakaje najya hejya nkabona ari guseka ngavuga ati buzi ko bya bintu namukoreye bitamugezeho wenda urugero
ushobora kumbwira ati ma 5 bitewe n'akantu wankoreye nkavuga ati ntabwo ndazimeza kandi 5 ndazimuhereza ndamurakaje kandi arazikeneye pe ngazikwima nazikwima nagira yiriye gasanga ni ubuzima burakomeje n'ubusanzwe nkavuga ati bana zimwimiye iki gashaka kandi kantu ngukorera kwa ngubonye ko nakwimye 5 uzikeneye isomo rero nuko tudakwiye kwirirwa dupanga guhemukira abantu dupanga kugirira abantu nabi kukisi ni nta munosa kandi koko pe mukanya nari ndimo gusoma ku kinyamakuru runaka gititira ivuga ngo uwahoze ari perezida wa Gabo Laurent Gbagbo ngo kuva muri 2023 afungiwe mu rugo perezida watowe wari uyoboye inzibacyuho watowe mu iminsi ishize ngo yamuhaye imbabazi aramufungura arangije ntiyanaguma mu gihugu yayoboye ntabwo nzi imyaka yakiyoboye ariko nzi ko ari myinshi ubu yagiye i Rwanda muri Angola ukumva niyo yagiye guhungira umuntu wabaye perezida apana wa koperative ntabwo ari wa koperative cyangwa w'ikimina yabaye perezida w'igihugu sibyo akorerwa kudeta bamukuraho arafungwa none yahawe imbabazi yahise ajya mu buhungiro mu kindi gihugu ibyo rero bikwereka ko isi ni nta munosa ibintu birahinduka uyu munsi waba uri hasi ejo bundi ukaba uri hejuru waba uri hejuru hirya y'ejo ugasanga nawe wagiye hasi urugero rw'uwo mu perezida dutanze niyo mpamvu rero kwirwa twiremereza kuri iyi si nabonye ntacyo bimaze pe ahubwo duce bugufi tugerageze kubana n'abantu bose amahoro nubwo bigoye ariko ni byiza bizana inyungu kuko burya kugira abantu baguha ibintu bikaguha amafaranga akaguha imibereho n'ibindi byinshi undi muntu yakomereza cyane yabaguha amafaranga yaguha abantu ni vice versa nuvuga ngo abantu baguha amafaranga ndetse n'amafaranga yaguha abantu ubikoresheje neza yego bivuze ngo mu gihe cyacu tuba dufite muri iyi se tukiho cyangwa se mu mwanya wose twaduhagaze nk'ubu nkanjye nshoboye kuvuga mu gakeya ntabwo ari kenshi ariko ni gakeya n'aka kanya mfite ubwo nyiri kuntu ngakoresha neza cyane bana mu nkundi mukore subscribe hano barabagukunze aya mahirwe mfite sinyapfisha ubusa babikora kabisa babikora bakomeza badukunde umuntu uza gukunda David nkore subscribe nafata isegonda rimwe akandeho kabisa anasharinga abandi babibona ariko harabambwiye ngo bakeneye kuzakubona wicaye hano harabambwiye ngo bakeneye kuzakubona bategereze bihanganye kabisa bategereze David areshya te David ndi igikara bazamubona ndi inzobe ndi muremure ariko nanone ndi mugufi yego ndabyibushye ariko nanone ndananutse ngo ndaho ngaho muri gutekereza uri hagati na hagati ya buri kintu naho ngaho bari gutekereza aho ngaho uri umukene ukaba n'umukire naho ngaho bivuze mu makene ndiyo mu bakire ndiyo mu bacishe bugufi ubwo naho ngaho tuba turi aho ngaho no mu bishyira hejuru uriyo naho ngaho hose mu barebare ndiyo mu bagufi ndaho ngaho mu bantu b'inzobe ndaho ngaho hose bashonje bahishiye bazakubona bagira umutima mwiza ndaho ngaho n'abagira mubi naho ndaho ngaho na Yesu yabivuze aravuga ati nge nkunda bankunda batankunda mu washize ku ruhande kandi abanshakana umwete bazambona bivuze ngo nge nta muntu wazungana ngo tubure uko tuhuza ubure uko ubigenza kabisa nicyo nashaka kwivugira aya tubavuze urabeshya nabeshye ute hari aho beshyemo gatoya akaye byakomeshye icyambere wavuze ngo hose urahari mu bantu babi no mu bantu beza izo kagiteri zose urazifite oya uri umuntu mwiza uri umuntu mwiza none yakarite yo kuba mwiza yakarite yo kuba mwiza igufasha kubana n'abantu bose ababi baje bakugana urabakira kuko ababi ujya ubakira abakene baje bakugana njya mbona ubakira kuko tubanye kenshi urumva abakire baje bakugana ukabakira nabonye nta muntu usubizayo buri wese umwakira ku bijyanye n'icyiciro arimo kabisa ubwo rero navuga ngo ukomerezaho kandi bazakubona isura cyane pe mushonje muhishiwe muzambona gusa ni umuntu usanzwe ahubwo mwiza kahise nabawigisha
reka tutangire ikiganiro cyacu nk'uko bisanzwe bimenyerewe. Nkunda kubaza utuntu kugira ngo abantu badukurikiye niba hari umuntu umeze gutyo tugire n'agasomo gato tumusigire. Yego. Twigane n'ibindi tumubohora umutima ko tugire n'agasomo akuramo. Reka mwibarize kano. Ubusanga mu buzima busanzwe ari cyo kintu gituma abantu benshi bacika intege zo kugira ku bintu biyemeje. Nukutigera icyizere. Kutigira icyizere uvuga ngo utigira icyizere n'ubundi ugiye gupanga umushinga uhita ucika intege. Urumva noneho icyo gihe ni hahandi ujya kugura ikintu wowe ubwawe utabanje kwereka umutima wawe nyine icyo ushaka, none ukagenda ukajyana n'umuntu warangiza ahise kamubwira uti wandebera ko ngiye kugura umwenda wamfasha ese ngura uwuhe, kumva nta cyizere aba yigiriye, none ukanasanga uranamurangiye. Urumva aho urabivuze. Nibuka agastori kamwe najyanye na sister kugura umupira, ariko niba nta cyizere yari yifitiye kujyana nanjye wareganye kabisa. Tugezeyo irakajya kubwira ati se nguruyu nawe ati ati se ni icyuko numva ubwo abagusa umupira muremure cyane none yagiza ariko wigera nguyu ngo nzajya mina kuzakwira nanjye ninaye yaguzegejeje mu rugo rwose kuva ngaho yagiye nyine nta mahitamo afite, nta cyizere yifitiye, none akumva ko ajyanye nanjye ko ndamufasha no guhitamo nduwese. Natekerezaga ko buri mupira wese yagiraga afata inkuru ukahita umubwira ati ngo ni mwe ni yego wajya no ko ariko ni nabyo da ndamukumbuye nitubona tuzabyibuka twisekere. Kokoro umusanga ubunebwe buterwa n'iki? Ubunebwe mu buzima busanzwe ko abantu batebwa, ikibatera ubunebwe cyane cyane ari ikihe? Wanywa pesa uko pesa harya ubunebwe buterwa n'iki David? Ubunebwe urumva ndakubajije, reka baseka nk'urugero sibyo, we nugasanga umuntu afite ibyo gukora cyangwa afite ibyo gukora ariko kumva kuvuga ati ndabikora mukanya ikarangira mukanya bikageza igihe cyo bya bintu bikenerwa atarabikora. Akenshi ubunebwe buterwa no kudaha agaciro ibyo ugiye gukora. Cyangwa no kutagira intego z'ubuzima bwawe. Icyambere nta ntego ufite, niwanahaye agaciro bya bindi ugiye gukora, aribwo usanga umuntu yahawe task agomba gukora, bamubwiye ko nibura ayikora saa moya, bitewe nuko atayihaye agaciro ubunebwe bumuzamo. Saa 11 niba ibwo yakagombye kubyuka ajya kwikuraho ikiringiti bikanga, atewe teka mbe niyoroshe banze nahwituraho nibura nk'iminota ingahe, ugasanga saa 11 nibwo yarakangutse ateka mbe sinziye basi ndakanguka saa 11 n'igice, none ugasanga bigeze saa moya gisinziye kandi ariyo saha yagomba kujya gukora wa murimo yahawe. Urumva ariko y'ikintu wagihaye agaciro. Yego. Ninde muntu wari wibagirwa isaha yo kujya kurya? Ninde? Muri comment bazatubwira. Nabaza bakatubwira ati siko nibagiye no kurya. Muri uwo muntu abashongera. Wabahaza sha. Ubwo wabushonje ukibagirwa kurya? Niyo akazi karahagarara. Wabushonje ukibagirwa kurya? Wapi kabisa. Umuntu uza koma. Ngejo ngo niwe ndi stress ngo no kurya ngo ndabyibagirwa. Mpamvu wabyogirwe nyine nuko watarushonje. Ntabwo yarashonje. Yani ngiye biba ntabyo yari afite uganga kwiyemera. None wambwiye ngo mbese ngo iyo umuntu ngafite ngibyo kurya ngakatajya sonza. Ndavuga ati wasonza kandi wariye. Yego. Nyina babifite yabiriye no se yasonza atenye. Ariko utabifite nyine inzara. Nyine urumva cyo ikibazo ko umuntu akubwira ati ngo ngiye ngo yumbitse amafaranga. Ngo nari inzara ngiraga. Nyine wasonza kandi ufite amafaranga nyine. Nyine abayanyuze ku kantu urumva. Abanyuze ku kantu yarangiza agahita ariko yahure gato. Agakenyerera. Yahure gato. Agimane yaduhe. Kokoro. Karame.
iki kintu cy'ubunebwe ubu usanga muri rusange ari kihe kintu abantu bakwiye kwita ko ngo bakirandure mbese umuntu akikuremo. Cyambere ni ugukora ikintu ufite intego kandi ugakora ikintu ugikunze atari ukwigana runaka ngo ubwo nabonye David yakoze iki nanjye ndajya kugikora. Akenshi ibyo bituma cya kintu nta ntego uba ufite nzima, sibyo, nta n'agaciro cya kindi ugiha kuko wagendeye muri birabaye ngo kuko runaka yagikoze none ugasanga nyine bigeze igihe niba bitangiye no gucika intege nawe ukajyana n'ibyo ngibyo byacitse intege ugasanga nyine wimitse bwa bunebwe. Reka noneho nkwibariza none twusuye mu buto bwacu reka twivuga ati noneho tugeze kuri topic ubuto bwacu. Ni kihe kintu cyaguteraga ubunebwe cyane ukiri mutoya? Cyanteraga ubunebwe sinzi ijambo ni gukoresha ubunebwe sinzi ko niba uryumva ko ari Kinyarwanda cyiza. Oya ndabyumva. Si Kinyarwanda cyiza se? No mu Cyongereza babyita laziness. Cyaguteraga ubunebwe. Kuragira ihene. Ni ihene kubyuka mu gitondo wandi. Ni ihene twari dufite umva. Numvaga gufata ihene nkazishorera nkazijyana mu kibara kugira ngo Mariya amasaha 3 ziri kurisha. Byanteraga ubunebwe pe. Byanteraga ubunebwe ku buryo Petit Frere nkurikira we yarabishabukiye araziragira ku buryo papa yaje no kumuha ihene ariko nje byarananiye mu ihene yo kumushimira. Naho ngewe nyine nk'umunebwe udashyize amahirwe wabuze kubera ubunebwe bwawe cyane. Nabuze ihene nagomba guhabwa ihene nkuko Petit Frere yayihawe ndayibura kubera ubunebwe kuba ntaragiye kuragira nk'abandi. Reka twigire ku ishuri. Ku ishuri ho iyo tugeze ku ishuri ari ibindi ni irihe somo ku ishuri twe muri primaire kuko muri primaire ntago twadusobanukiye neza tugire secondaire. Primaire nejo twayivuzeho cyane. Nejo twayivuzeho. Reka twivuge secondaire mu wa gatatu kuko na amasomo rusange n'abantu bahita babyumva neza n'abadukurikiye bahita babyumva neza kuko twese twaba turi mu kigero kimwe twese kuko twaraciye ahantu ni waba uri dogiteri uri umwanya wa kwambi kugeza mu wa gatatu nirihe somo bazaga bakakwigisha rikagutera umunebwe cyangwa se rikakunaniriza ibitekerezo cyangwa se kakuvunira ibitekerezo? Ize ngo wajya kure ya science se ni bangahe? Ntacyo kanivugire ariko ni physique. Isomo rya physique iyo baga bagiye kuryigisha ibitekerezo byahitaga bivunika tu. Numvaga birananiwe nyine ukumva ubugenge bakakwigisha ukumva ni ibintu utari guhita ushyikira neza. Uburyo utera ibuye mu mazi rikibira kwajwe n'igiti cyumye hejuru n'ikibira. Ibyo bintu ukumva kubyumva noneho nanje ufite na bwa bwenge nyine uzi. Uganga ibyo bintu zabyiyumvishe ukumva biragize gukuntu ngo amazi ngo azagira bitangwa akabyara amashanyarazi umva kumva ni ibintu nkumva ntibiri kwinjira cyane nkuko nk'isomo ry'amateka kuvuga ngo abami b'u Rwanda ngo abami b'imishumi ngo batangira ngo u Rwanda rwahanzwe na Gihanga ngo mijana rutangira mu Rwanda rwa Gasabo. Ibyo byo umuntu akabyumva ariko bazana ugukuntu amazi abyara amashanyarazi. Hari somo nigaga reka nanjye nibutse abantu gatoya n'ubundi twabazaga mwarimu akavuga ati mubifate gutyo mubifate gutyo kabisa. Isomo ryitwa shimi. Hari igihe yavuze akavuga ati sodium ni ikibundi mu Kinyarwanda ukabishaka bifate gutyo. Manganese manganese ni iki mu Kinyarwanda? Ugomba kubifata uko nk'uko mu bintu yabivuze nuko ugomba kubifata uko. Ariko rero tunavuga ati bisubire burya Abanyarwanda turi abahanga. Imagine uri kwiga iyo shimi uri kwiga iyo physique ukabyiga mu rurimi rutari urwanyu, sibyo? Kabyiga ntanjye nize muri systeme francophone tukabyiga mu Gifaransa, nawe wize muri anglophone mukabyiga mu Cyongereza. Ukibaza mugani bakavuga ngo helium, kaza ati ko uze teacher helium ni iki mu Kinyarwanda? Bagana ati bifata utyo. Hydrogene ni iki? Nanubu hari ibintu bimwe abantu babyibuke neza niyo wabura umwami washimye. Hari ibintu uzari kuntu njya gusoma ntagasoma nk'akantuza bakoze kumva ngo harimo sodium, harimo chlorophyll, harimo iki. Ariko ibyo bintu ugasanga banditse Kinyarwanda ko kumva ibyo bintu byanditse gutyo. Bifata uko nk'uko Nose ubwo bundi byatumariye iki? Byatumariye iki biri? Busanzwe. Byatukanguye ubwonko. Ako kantu kabisa.
hari wakwibaza uti biriya bintu twigaga byatumariye iki? Biragenda bigakangura ubwonko kwa kundi babusinziye umuntu nyine akabatekereza ari nabyo asanga izo zatuje dushinga canoto cyane dushishikariza barumuna bacu abana bacu kugira ngo bakurikirane amasomo neza bayige neza nk'uko abarezi bayabaha. Utubwiye ko fizike ariyo yakunaniza biga turokome naye amateka utakwibagirwa kubayeho muri turokome ukavuga ati iki ngiki sinakibagirwa cyambaye muri turokome na n'ubu yo ndyamye ngagitekereza ndaseka. Turokome ndibuka ibintu bibiri. Yego njya kwiga ngiye mu wa mbere najyanye na sister twe tugiye kwiga ku kigo kimwe we yaragiye mu wa kabiri ngiye mu wa mbere noneho tugatekereza ukuntu tugiye kumara amezi 3 tutaba mu rugo twarebana tukarira. Sister araho twajyanye kugura umupira urasekeje koko twarebanaga hamwe se nyine icyo gihe twe nari musanze aho ngaho aho yigaga ruvango yarari karashije agiye kuhatangira mu wa kabiri mu wa mbere gaho kindi kigo noneho agiye gutangira kw'icyo kigo mu wa kabiri ngiye mu wa mbere noneho twagombaga kujyana noneho twatekereza ukuntu tugiye kumara amezi 3 tutaba mu rugo yego tutarya ibiryo dushaka tukumva agahinda karaje twarebana tukarira urumva aho twe tukiri mu rugo ubwo turagiye tugeze ku ishuri ibintu byitwa kunyuzura abaruru babagageze ku ishuri bwa mbere. Waruzi ikivugo cy'umururu? Oya ndi umurundu nzira guhaga ndi umurundu muzira guhaga komeza ndakibutse ati nta mururu hagasha urumva noneho tugeze ku ishuri mwiyo gahunda yo kunyuzura abantu nabarenganiyeho nagezeyo mfite izina abandi bantu badafite ari njye ryitwa mu kigo ngenyine Concorde none bavango ngo hari umwana ngo waje mu wa mbere ngo witeganwa n'indege y'Abafaransa uko hari indege y'Abafaransa yitwaga Air Concorde yari indege yirukaga cyane ntabyo igikora yagendaga ibirometero 2300 ku isaha noneho bakavuga bati bana ngo hari umwana ngo waje ngo witwa Concorde ngo yiteganwa ngo na company ya kompanyi y'indege y'Abafaransa Yohana bose bakaza bakangeraho bati witwa nde nkababwira bakambaza ibibazo niki cyakora nari umwana uri shaputu umwana uri shapu nanjye nkababwira agirute agira amego ntawe igeze anyuzura ariko hari undi mutipe twajyanye twiganaga primaire we kuko ngiye namenye ibanga yarazaga ngaca bugufi nkamwereka ko mwubashye ibyo mbajije nkamusubiza nisekera kwa guseka kwanjye ntabwo ari uko ubu ngubu n'ukwa kera bigatuma batangirira batanyuzura nyine bikabije nako izo nyuzu nyine zo kubaza utubazo nta waje ngo ampumure gutya cyangwa mpereze igikweto ngo mpamagare mu rugo urumva ariko hari undi mupeti twiganaga primaire no tujyana kw'icyo kigo we bamuhamagara gutyo akitarutsa ntabwo ndaza cyabaganira nyine akavuga ati ibyo kubimbariza ikizi baramugucungiye muri doro bazimije amatara baraje bamukubita ikintu twumva aratabaje kumva nta n'uwamenye wakimukubise izo story njya nzibuka kabisa aho ndi nyine ngaseka no mpamvu nahisemo imbona nkubone ndetse n'abadukurikiye baratubona kuri Concorde TV show indi story ya kabiri ariko ni ya kabirira ariko reka nibutse abantu baza kunyandika ikivugo cy'abaruru muri comment ikivugo cy'abaruru kabisa baza kukinyandikira mu muntu ukibuka neza akinyandikiremo ikivugo cy'umururu muri comment kuno bavuga ati n'umurundo muzira guhaga nanjye ibindi bikomeje nabyibagiwe ariko ko ndi umurundo muzira guhaga ako kabaga karimo kabisa ati nta mururu hagasha zahaga wageze wanyu undi ikindi indi story nibuka ntabyo yajya kure iyo ngiyo
inzara y'umurenterina yarankubise kumva nimenyereye mu rugo mu cyaro nakwibonera akavoka nkamira agasheke nkamira nyine ugasanga umuntu yiriwe nta kibazo. ubwo rongeze ku ishuri ndibuka twaryaga ibirayi byo bingahe ko nageze ku ishuri tutanye kurya kawungara mwene kawunga twaryaga ibirayi 3 kimwe 2 3 rushe 2 z'ibishyimbo fata ibyo ubirye saa sita nundi ujye mu masomo ujye kwiga za shimira za fizike na za biology na za atome mwana molecule urumva na nimugoroba wongera bari ibyo urya. noneho ngi ikintu cyambagaho nabaga ndi kurya apeti yabije bya biryo bigahita bishira. nkumva bisi byumva neza reka nanjye misobanura abantu neza fasha urumva iyo uri kurya hari igihe akarunga kaba kakiryohewe none no mu nda bikijagaraye ibiryo bikahita bigira ute bishira. ibintu byitaga ngo niba ari service z'ibintu by'amacari uko bavuga bituma ugira apeti sinko twabyigaga muri science we grande salivers niba ari grande salivers y'ibyo bituma nyine ugira apeti. ntabwo mbyibuka muri comment baze kudufasha shimira n'uwadufashije ejo ngo ejo twavuza agacuma mu gifaransa ko ari calabasse ariko ngo ni calebasse la calebasse nibyo rero nabyo baze kudufasha comment turazisoma kabisa nta nimwe dusimbuka. reka ntambabwire iyo umuntu abonye ibiryo biryoshye hari ukuntu ibintu by'amazi biza mu kanwa umva ibyo ngibyo nibyo bituma peti gira ute rero iza uvuga ngo grande salivers zitangira kuvubura amacandwe niba ntibeshye ariko muri comment bazatwunganira. none ubwo naba ndi kurya hahandi wumva apeti ije uryohewe kabisa ibiryo bigashira ku buryo byatumye mpimba akantu mu gifaransa kuko nicyo twigagamo ka expression kavuga ngo quand l'appétit apparaît la nourriture disparaît. Quand l'appétit apparaît la nourriture disparaît. Yes. Wango ni verbe apparaître bivuga ngo kuboneka cyase kugaragara. noneho na verbe disparaître bivuga ngo kubura. Bivuga ngo iyo appétit yabagije ibiryo byahitaga bishira. Quand l'appétit apparaît la nourriture disparaît. mu cyongereza when the appetite comes the food kongereho the food finish the food disappeared. reka abahita babyumva ariko nibyo quand l'appétit apparaît la nourriture disparaît. ako niko narahinze nanjye nyine nk'umuhanzi garagaza ukuntu iyo apetije ibiryo bihita bishira. ariko interina irarera iramenyeza ituma umuntu amenya ubwenge kuko bitewe naho kumenyera kurya bike ubishobora kubwirwa singira ikibazo. niba naramaze imyaka 6 se ndi muri ubwo buzima kuvuga ngo maze umunsi umwe ndi guhiga nduga ngo ndeko nabona umugati cyangwa ibirayi wagize nacika intege. ariko David uko abantu bavuga ugasanga umuntu yewe ngiye ngo kureba ngo nkore ibi ngibi ngo ndeko nabona ngo ibirayi by'abana cyangwa ndeko ko nabona ngo umugati w'abana kuki bakunda gukoresha ibirayi n'umugati. Just ibirayi ni rusange imigati nyine nubwo bavuga ngo wenda imigati ariko burya imigati si byo biri principal by'abantu bagomba kurya. ibirayi rero ni mbese ubundi mu muco nyarwanda barikunda kurya ibirayi. uvuze ikirayi abantu bose bahita babyumva ni cyane buri muntu wese akisangaho nabyo binahendutse apapuro y'umugati kuba wabibona ubwo naho bahita bavuga ati ibirayi by'abantu kuko twese tubihuriyeho bahita babyumva kandi binahendutse kandi abantu bose bo hafi ya benshi baba byisangeho. ntekeza kandi ibyo nk'ibyo ikirayi cyubaho uzi ko ibirayi ushobora kuba wabirya ibyumweru 3 udahinduranya ibirayi n'ibishyimbo. oya reka tuvugishe kuri n'abanyarwanda badukurikiye batubwira kabisa birashoboka ko ari abanyarwanda batarya ibirayi ni bake ariko ni bake pe
ni bake kandi ikirayi ni bya biryo bidapfa kugusema. Ibirayi imvuze ibirayi n'ibishyimbo ushobora kubirya saa sita na nimugoroba icyumweru kigashira. Ariko abana twiganye mu ngororero bavuze ati iyo umunsi bwije ntari ikijumba hari ikibura uyu munsi bwije nariye ku kijumba. Njye ubushakashatsi nakoze rero byose narabiriye byaba ibijumba aho nakuriye twarabihingaga. Ibirayi nari kirungurira abantu benshi hari abarya ibijumba bikabatera ikirungurira. Kawunga ntabwo wayirya 4 cyangwa 5 akenshi. Ntacyo njye ndi kuvuga kuri njye nibura n'ubushakashatsi bukeya nakoze bw'abantu bakeya nabashiye kuganira nabo. Ikirayi cyubahwe pe kuko nubwo nkunda umuceri ntabwo nawe urya saa sita nimugoroba ariko ibirayi n'ibishyimbo saa sita nimugoroba nabirya. Ibirayi n'ibishyimbo icyumweru kikaba cyashira. Umwana muri yambwiye ati rakambwira runa David ndamwibuka twaturi ku kibuye umwana ndamwibuka pe yitwa Serge reka muvuge ndamwibuka reka muvuge Serge ni muri nyumve kabisa. Ntabwo muraburije ntabwo muraburije basari kibi kirima biri ba Serge ni ariko ntari twiganye ahita byumva. Serge yambwiye ati yewe iyo ndaye ndariye ku kijumba numva ubuzima bwanjye butameze neza kabisa ati usibye byakwishura ariko ndi mu rugo nariye ku kijumba ubuzima bwanjye butameze neza. Kumva ro buri wese agira amahitamo yeto ariko icyo nukumva ariko kuba yabirya buri gihe ibijumba ni danje ariko buri wese hari ibintu bimwe biribwa bimwe bigwa neza undi bikaba byamugwa nabi. Yes utwo dusite twose twagiye tukubaho muri Trocome Carapeti apparaît la nourriture disparaît kabisa. Iyo peti yabagije ibyo byahitaga bishira waba ukiryohewe umva yo mbyibutse iyo nzara. Konkoro reka ngubaza kino kibazo ni cyo kintu ukundira kuba waraciwe nda muri Trocome muri interina ubu ngubu uvuga ati ubuzima nubwo rwose najya kwiga ariko ubuzima ndabukumbuye pe ni iki mbo interina kugenda ukajya ku kigo nta muntu muziranye mujyanye kandi wagera nyuma y'iminsi 3 kababonye inshuti biriya bintu byatweretse kwiyadabuta bikwigisha kwiyadabuta no mu buzima busanzwe. Niyo mpamvu pe umuntu utarabaye muri interina yihangane pe. Hari ukuntu njye nicara nkavuga ati wansubiza muri interina uko abana twese ntabwo twakundaga kwiga ariko atari bumbwe ati uriga urakora test urakora exam kansubiza just muri interina nkiberamo gusa ntabwo yaba ariyo tarakubitana n'amasomo. No arukuno abantu wese David umunsi muri interina umunsi wakundaga nuwe nuwo wangaga nuwe umunsi wagushimishaga uri kwishuri muri interina ngiba muri interina umunsi washimishaga umunsi wo kwa gatanu nimugoroba umva nanjye nuwo kabisa kwa gatanu nimugoroba ndi kuvuga ngo kuwa gatandatu ntabwo turajya mu ishuri ku cyumweru ntabwo tuzajya mu ishuri tuzajya mu ishuri kuwa mbere. Bantu munkurikiye mumbwire kuwa gatanu yabaga hageze kandi iki kiganiro tukigikora kuwa gatanu yo kuwa gatanu habaga hageze abari muri interina bazashobora kugikurikirana mubwo umunsi wambangamiraga kundi umunsi wo kuwa mbere umunsi wambangamiraga ku dini yose so kuwa mbere muri kumva kumve muri weekend kucyumweru naruhutse kamwe ngo njya muri etide nimugoroba umunsi urambangamira njye ahubwo ntabwo ari kuwa mbere ku cyumweru nijoro kuko nabaga nzi ko kuwa mbere ari amasomo kandi akenshi kuwa mbere wasangaga abaprofe benshi barateguyeho quiz ukuvuga amaze iminsi ukumva uryohewe none ugasanga utejosha na amasomo kandi dufite quiz tuzahera kuri profe runaka ariko njengana n'abantu makamwe ngo bajye baruta basuye secondaire sobanike kuruta basuye secondaire nanjye rigiye bijya bimbaho nka ryama ngo mbona suye secondaire kuro turi kwiga nibigeragezo cyo buri mu bigeragezo ko karuta basuye kwigaho nuvuga ngo iyo urose uri kwishuri abari kigeragezo nibigeragezo uburimo cyase ubugiye guhura nabyo nicyo bisobanuye kuro turi kwiga ko turi gusubira ku ishuri nyamwe wese wasingu yamashusho umuntu aba yaranyuzemo mbose adepa hari inzozi umuntu arota bite nuko ibintu yabyiriwemo ari kubivuga ibyo birashoboka nanjye nkagira ngo nanzanzo zitwa twaciyemo bitewe n'ubuzima twahuriyemo nabwo n'iki kugatana wiri uri kubitekerezaho n'urugero Nijoro narose turi gukora n'ikiganiro
narose turi mu kiganiro turi mu kiganiro asaga n'ubuzi kuri mu nzozi turi mu kiganiro ariko kumva ni ibintu tuba twiriwemo urumva kandi umuntu ntagutekereza atese ikiganiro twahaye abakunzi bacu bari kukireba ute tunabashimira kabisa icyo twashyizeho nijoro saa 3 saa 3 n'iminota abantu bamaze kukireba burya yuhaye abantu ibintu bakamaze kureba abantu barenga 350 ibyo bintu babirebye vraiment ndabashimiye ababirebye bakomeza bisangiza n'abandi babirebe none uri gutekereza uti se icyo nabahaye bacyakiye uti dukunda kureba cyane comment sibyo ese jo umuntu azabaha iki none ubwo kumva uko narindi muri ibyo ngibyo ari byo ndi gutekereza nijoro narose nko mu masaa 8 nicaranye na David Kaisa turi mu kiganiro ubwo hari inzozi umuntu arota bitewe n'ibyo yiriwemo ariko hari niziza pe n'icyo kintu udaheruka kugitekereza iyo urose uri kwishuri urose ube kwishuri kwiga umenye ko ari bigeragezo ugiye kujyamo usenge ugira ngo Imana ibigukurireho cyangwa se izabikurindiremo nkwibaza kino kintu kugana ku musozi w'ikiganiro cyacu twaganirije abantu kandi kuko tuba twasetse iyo tugeze aha tugiye gutanga amasomo abantu bakagombye kuba bakura mu kiganiro cyangwa se bakagombye kuba bagenda mu buzima bwa buri munsi ni ngere isomo rikomeye umuntu yaba yaracikanwe yaravuye muri segonderi atarifite ndetse icyo umuntu atakwiye gucikanwa akiri muri tronkome byamufasha mu buzima busanzwe tronkome n'ubundi ngira ngo ni icyiciro rusange n'ahandi wasangaga nyine abantu biga amasomo yose noneho bahitamo section bakazasanga hari amasomo asigaye hariya rero hatwigishaga yuko ubuzima bwose wabubamo ari nta handi abagiye muri interina niyo twibanzeho cyane kuko ariyo wasangaga uragiye usanze ugiye wenyine nta mwene wanyu usanze kandi ukaziyadabuta mu buzima ugasanga ufite inshuti ku buryo niba n'isomo ryagucitse usanga yagusobanuriye mbese isomo rikomeye twakwiye kuba muri tronkome ni ukwitoza kuba mu buzima bwose yes kwitoza kuba mu buzima bwose bwaba ari ubuzima bumeze ukuntu ukitoza kubamo ubuzima ufite amafaranga ukabubamo ubuzima udafite amafaranga ukabubamo ubuzima ufite akazi ukabubamo ubuzima udafite akazi uri umushomeri ukabubamo ubuzima uri mu nzu yawe ukabubamo ubuzima ukodesha ukabubamo ubuzima ufite iki ufite imodoka ukabubamo ubuzima ufite imodoka ukabubamo utayifite ukabubamo ubuzima bwo kubana n'abantu bose ukabubamo abakomeye n'abadakomeye ukabubamo urebye nicyo kabisa tronkome bishoboye nta wakwiheba ashobora kuba mu buzima bwose hajya ubuzima ntashobora ubuhe bwo kutagira ibiryo Carapete aparera no bitire dispa. No food no life. Biragoye. Biragoye. Tuvuga ngo ubuzima bwose kubamo ngo tukabwihanganira. Biragoye. Inzara. Abantu bajya baseza bigisha ngo sha. Wibuke ngo na Mose. Yoboye ngo Abisirayeli bageze mu Egiputa ngo mu butayu bava mu Egiputa bekeze Kanani. Bageze Kanani bageze mu butayu. Ati Mose ibintu wadukore n'ibiki nubwo twakwitwaga twararyaga tubwire waje kutwicishira inzara hano byari bitewe n'inzara inzara we nutumenyere hano tuzaye ngo dupfira kandi bakimwa kwambuka bashwe ati mana uradukije ariko inzara bariye bahita batekeze bavuye ati batuwadusubizayo tukarya tugakora imirimo y'uburetwa ariko tukarya mbo inzara nimbi abadukurikiye rwose tubifurize Imana izaturinde inzara nayo mfite nyogokuru yarirahiraga ngo ndakaba inzara urumva nonza kubaza papa ni ese kuko nyogokuru yirahiraga ngo ndakaba inzara urumva hari inzara yitwa ubanza Ruzagayura yabayeho irangije yica abavukanaga nawe bose asigara wenyine ati ndakaba inzara ubwo ni nkaho yagomba kongeraho yatwaye musaza wanjye yatwaye mushiki umva abadukurikiye rwose inzara ntikabarye natwe inzara ntikaturye kuko biragoye kuza kuvuga hano umuntu amaze nk'iminsi biratarya biragoye
biragoye kabisa. Imana iturinde inzara pe. Turinde inzara kabisa. N'umuntu udafite ibyo kurya Imana ibimuhe. Inzara umva. Imana icinzira udafite ibyo kurya abibone, Imana imurinde inzara kuko inzara iragatsindwa. Mu buzima busanzwe ni isomo twakagombye kugira mu buzima bwose twaciyemo. Isomo twakagombye kugira mu buzima bwose twaciyemo mu buzima busanzwe. Nibyo kubana n'abantu bose amahoro. Murambivuga kuko ntabwo cyane nzanahora mbibibutsa kubana n'abantu bose amahoro kuko bucya bwitwa ejo. Ni ukuvuga ngo ubu ushobora kundeba ukabona ntacyo ndicyo ukabona utankenera, ariko kuko ntabwo uzi ejo hazaza hanjye, kuko uri kundebera ubu ngubu muri preza mu ndagihe, ariko ntabwo uzi inzagihe yanjye uko izaba imeze, ntabwo uzi fitire yanjye uko izaba imeze. Urumva? Ubu rero niba twarabanye gutya, ejo bundi Imana ikampindurira amateka, nanjye tuzahura nyine ntuntinye, kuko nubundi muri cya gihe nari ndimo ntabwo wanyiraseho, sibyo David? Urumva? Ibyo rero isomo ryo kubana n'abantu bose amahoro kandi tugaca bugufi, tukirinda kwikakaza. Nzajya mpora mbivuga, nimushake ntimuzarambirwe pe, nzahora mbivuga, kwicisha bugufi tukabana n'abantu bose amahoro kuko bucya bwitwa ejo. Ntabwo uzi icyo uri cy'uyu munsi, ariko ntabwo uzi icyo uzaba ejo, pe. Ushobora gusanga uyu munsi uri kugukenera, nawe ejo uzamukenera. Iri jambo rivuze nakureba ijambo ariko twavugaga tuntu nyine twisekera, ariko iryo noneho urigezeho uritindaho unarivuga mu buryo nyine butandukanye uko ayandi yose twagiye tuyavuga cyane pe. Yes, turagushimiye cyane rero ikiganiro tugiranye, ndishimiye ku Imana yashoboje ikiganiro nkakiyobora. Twaganiriye byinshi, gusa reka twibutse abantu ko bagomba gukora subscribe. Hari umuntu umwe wanditse muri comment arandika ngo ese kugira ngo ino channel itere imbere ni iki gikenewe? Umuntu wanditse muri channel akandika ngo ese ino channel kugira ngo ikomere ni iki gikenewe? Ni cyo kintu mbese gikenewe kugira ngo channel itere imbere? Konkoro umuntu yanditse comment bwashaka kutubwira ngo iki? Yashaka ngo tumusubize ese ni ibiki bikenewe kugira ngo iyi channel ikomere. Ikeneye aba subscribers, ikeneye views, ibyo dushyiraho bakabireba, bikenewe amafaranga kuko hakenewe ibikoresho, hakenewe kamera, hakenewe internet, hakenewe computer, hakenewe mikrofone, hakenewe sound niki cyitwa ngiki sound receiver, hakenewe telepie ya kamera, hakenewe ibintu byinshi. Ni amafaranga cyane kuko n'igihe bizajya bigera buri munsi nitube twabaha ibiganiro kuko ibikoresho byagiye gukora ahandi, sibyo? Ariko ibikoresho bibonetse nanababwira ko ibi dukoresha ni ibya David, ni ibya David byo kuri Gone Arike TV, hakenewe n'ibya Concorde TV show. Ubwo rero umuntu watubaza ati kuyangica nikomere muri comment turagusubije, niba ari kantu kamwe ugomba kugira ugakore kano kanaza ko kabanza imbere. Ndakabanza imbere akakana. Ntabwo aravango turasabirije. Abakundi iyo usabye abo mukundana ntabwo busabirije. Kese Uya none se batubajije. Batubajije ariko none twese bwo twagize. Kandi umwe ashobora kubaza akabariza abandi nkuko nawe hano uri kubaza ubariza abandi batabonetse kuri mikrofone. Cyane kabisa. Yishyiraho bayibone umuntu wayanditse, yayanditse niki cyatse kugira ute kuvuga. Turagushimiye cyane rero kwemeye kuduha akanya, mukore subscribe, mukore na share, nyaboneka umusaruro wanyu tugenda tubona uburyo mugenda mudusharinga ku bantu benshi. Nibyo agaciro kenshi gakomeye kuba mwakwemera mukadusharinga mukanakora subscribe. Concorde niwe wavuga byinshi, niwe arabashimira, adushimira abantu anasoza n'ikiganiro cyacu. Yes, ndashimira abantu bakoze subscribe, nta n'ikiganiro ndashyiraho. Ndashimira bagitegerezanyije amatsiko cya mbere bakibona bakagisharinga, ndetse n'iki cya gatanu tugiye gushyiraho. Ndabashimira. Ndashimira abantu bari mu Rwanda kuko hano muri YouTube studio tureba abantu badukurikira, tukareba igitsina gabo, igitsina gore, tukareba imyaka barimo,
tukareba ahantu baherereye geography ahantu baherereye. Ndashimira abantu bo mu Rwanda, shimira abantu bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yego, shimira abantu bari muri Canada, ubwo ndavuga abagaragaye ko badukurikira, shimire n'abantu bo mu Burundi, abo nibo basa nkaho bari kugaragara, nibo bari kugaragara cyane, system itwereka, n'abandi bari hirya no hino rwose mudukurikire kandi tuzabashimira. Abari muri Australia, abari Burayi, abari mu bihugu bya Afurika bitandukanye, rwose mudukurikire kandi buri gihe inama zanyu ziba zikenewe kugira ngo iyi channel itere imbere. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.